ese waba warigeze kunywa amazi ugatangira kumva ushaka kwihagarika mu gihe gito cyane nyuma yo kuyanywa? Ibi ni ibintu bishobora kuba biba kuri benshi kandi buri gihe, ariko si benshi bakunze kwibaza impamvu yabyo. Ubusanzwe amazi ni ingenzi cyane mu buzima bwacu kuko burya aratuvura, agasukura umubiri ndetse akanafasha mu mikorere y'ingingo zitandukanye. Ariko se kuki abantu bamwe bumva bahise bashaka kwihagarika vuba nyuma yo kunywa amazi? Ese ubwo ntibyaba ari ikibazo cy'ubuzima cyangwa uburwayi? Cyangwa se ahari wenda bikaba ari ibintu bisanzwe? Muri iki kiganiro tugiye gusobanura icyihishe nyuma y'iki kibazo gitera benshi impungenge, turebe uruhare rw'impyiko, umwijima, umutima yewe n'ubwonko, ndetse tunasobanukirwe impinduka zagombye kuba ku mubiri w'umuntu nyuma yo kunywa amazi. Mbere y'uko dusobanukirwa neza ibyo byose, mureke tubanze tubashimire kuba mwahisemo uyu muyoboro wacu. Turashimira cyane abamaze gukora subscribe kuri iyo nkunga ikomeye baduteye muri iyi gahunda twiyemeje yo kubashakira amakuru ku bumenyi butandukanye. Nawe utarakora subscribe nuramuka unyuzwe n'iyi nkuru, wibuke gukora subscribe maze nawe udushyigikire. Wibuke nanone gukanda ku gashusho k'inzogera kugira ngo ntihazagire ibiganiro byacu byongera kugucika. Natwandikira kandi bantu bacu ku mwanya wa comment, tubakeneyeho ibitekerezo ku biganiro tubagezaho. Mwibuke kandi gukora like na share, nuko musangiza abandi utu tuntu tw'ubwenge. Amazi ni ingenzi cyane mu buzima kuko burya agize hagati ya 50 na 70% by'ibiro by'umubiri wacu hagendewe ku myaka, igitsina n'imiterere y'umubiri. Ariko se niba amazi ari ingenzi ku mubiri bigezaho, ni kuki hari abantu bahita bumva bashaka kwihagarika ako kanya iyo bamaze kunywa amazi? Kugira ngo dusubize iki kibazo, tugomba kubanza gusobanukirwa ukuntu amazi atembera mu mubiri wacu n'ukuntu yitabwaho n'ibice bitandukanye by'umubiri. Kuri iyo mpamvu turifashisha inyandiko za Dr. James Lewis. Uyu akaba ari umuganga w'inzobere mu ndwara z'impyiko, akaba ari umuganga wemewe n'inzego zibishinzwe, ukorera i Birmingham muri leta ya Alabama mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite uburambe bw'imyaka irenga 40 mu buvuzi, yihariye mu kuvura indwara z'impyiko zananiranye, ibibazo bijyanye n'imyunyungugu, kugenzura igipimo cy'amazi mu mubiri, ndetse n'ihungabana ry'uruhurirane rw'imyuka mu mubiri n'ibinyabutabire bifasha mu kurwanya izo aside. Amazi ni kimwe mu bigize umubiri w'umuntu mu buryo bw'ingenzi cyane kuko agize hafi ya 60% by'ibiro by'umubiri w'umugabo mukuru, akagira 52 kugeza kuri 55% ku bagore, kubera ko bo bagira ibinure byinshi, ibyo binure bikaba bifite amazi makeya. Nanone kandi amazi agera ku gipimo cya 70% ku bana bakivuka. Ijanisha ry'amazi rigenda rigabanuka uko umuntu akura no mu gihe umuntu afite ibinure byinshi, cyane cyane ku bantu bafite umubyibuho ukabije cyangwa abasaza n'abakecuru. Urugero, nk'umugabo ufite ibiro 70 afite amazi angana na litiro 42 mu mubiri we. Ubwo ni ukuvuga ko litiro 80 ari amazi ari mu turemangingo, akaba ari uduce twubaka umubiri bakunze kwita selile cyangwa cells, naho litiro 10 zo ziri hagati y'uturemangingo, litiro 3 zikaba mu maraso. Ni ukuvuga ko mu maraso habamo hafi 8% by'amazi yose y'umubiri. Uretse amazi umuntu avukana mu mubiri nk'uko tubibonye hejuru aha, umubiri ukomeza kubona amazi ahanini biciye mu kunywa ibinyobwa no kurya ibiribwa bicishwa mu mwanya w'igogora. Hari n'agace gato k'amazi gakorwa n'umubiri igihe habayeho igikorwa cyo gutunganya intungamubiri cyangwa se metabolisme.
Kugira ngo habeho uburinganire bwiza bw'amazi mu mubiri, umuntu mukuru ufite ubuzima bwiza agomba kunywa nibura litiro 2 z'amazi ku munsi. Biba byiza kunywa amazi menshi kuruta kunywa make, kuko amazi y'umurengera abasha gusohorwa byoroshye, kuko umubiri nanone ntubika amazi mu buryo burambye. Umubiri usohora amazi mu buryo bwinshi. Ubwa mbere ni ukwihagarika, kuko niyo nzira nyamukuru isohorwamo amazi. Impyiko zibanza gukoresha amazi yinjijwe zisukura amaraso, kuko nizo zigira uruhare mu kugena ingano y'amazi n'imyunyu ngugu mu mubiri. Bitewe n'uko umuntu anywa amazi, impyiko zishobora gusohora ku munsi hagati y'inusu ya litiro kugeza kuri litiro 10 z'inkari ku munsi. Uburyo bwa kabiri bwo gusohora amazi mu mubiri ni ugukorwa binyuze ku ruhu. Habaho gutakaza amazi buhoro buhoro binyuze mu kubira ibyuya, yewe n'iyo umuntu ataba yakoze ibimunaniza hari ibyuya bike bisohoka. Ariko mu gukora siporo cyangwa imirimo isaba ingufu, cyangwa nanone ku muntu ufite umuriro, gutakaza amazi binyuze mu myanya y'uruhu nk'ibyuya biriyongera cyane. Uburyo bwa gatatu niyo binyuze mu bihaha. Igice cy'amazi gisohoka ari umwuka binyuze mu guhumeka nanone. Uburyo bwa kane nubwo amazi asohoka aba ari make ugereranyije n'uburyo busanzwe, niyo binyuze mu kujya hamwe umuntu adashobora gutuma undi cyangwa se ku mwanda ukomeye. Gusa igihe habayeho gucisha hasi no hejuru bimwe bya diyare ikabije cyangwa kuruka ku gihe kirekire, umuntu ashobora gutakaza amazi arenga litiro 4 ku munsi. Ari nayo mpamvu abagize iki kibazo basabwa kunywa cyane. Habaho ibice bine by'umubiri bigira uruhare mu kugenzura amazi. Icya mbere ni impyiko, zisukura amaraso zigakuramo amazi n'imyunyu y'umurengera, ibyo bivuyemo bigasohorwa mu mubiri. Igice cya kabiri ni umwijima, ugira uruhare mu kugenzura amazi biciye mu gukora poroteyine zigenzura umuvuduko w'ukuntu amazi yinjira cyangwa se asohoka mu turemangingo. Igice cya gatatu ni umutima ugenzura uko amaraso atembera. Ibi nabyo bigira ingaruka mu gukwirakwiza amazi no kugena urugero rukwiye rw'amazi afasha amaraso gutembera neza mu mubiri. Ikindi gice nubwo abantu batabitekereza ni ubwonko. Ubwonko bugenzura inyota, bukohereza imisemburo nka ADH igenzura uko amazi asubizwa mu mubiri. Ku muntu ufite ubuzima bwiza, amazi anyowe yinjizwa vuba n'amara agahita yinjira mu maraso agahita agera ku mpyiko. Impyiko zireba vuba ingano y'amazi akenewe, ayo bibonetse ko atari ngombwa mu murimo wo gusukura no kuringaniza amazi akenewe mu maraso agahita asohorwa mu buryo bw'inkari. Ibi biba kenshi mu gihe kitarenze isaha imwe nyuma yo kunywa ayo mazi. Ibi rero iyo bibaye mu gihe cyihuse byerekana ko umubiri ukora neza, ko impyiko, umwijima, umutima ndetse n'ubwonko byose biri maso kandi bikora neza. Twibutse ko amazi anyowe asohoka mu nzira enye: inkari, ibyuya, guhumeka ndetse n'umusarani. Ubwo nibwo buryo busanzwe ku muntu wese muzima. Mu gusubiza rero cya kibazo cyateraga impungenge, twavuga ko umubiri muzima utajya ubika amazi adakenewe, ahubwo uhita uyasohora iyo atari ngombwa. Ahubwo rero dore icyagombye gutera impungenge. Igihe kimwe se cyangwa byinshi muri bya bice ari byo impyiko, umwijima, umutima cyangwa se ubwonko bidakora neza, amazi ntiyabasha gusohoka neza mu mubiri. Kuko iyo impyiko zifite uburwayi, amazi yibika mu mubiri bigatera kubyimba kw'impyiko. Nanone umwijima urwaye, habaho asite cyangwa se kwibika kw'amazi atarasanzwe mu nda, niho ujya kumva ngo kanaka yarwaye urushwima.
Iyo umutima nawo udakora neza habaho kwibika kw'amazi mu mubiri, bikagaragarira mu kubyimba amaguru n'ibirenge, ndetse byatinda bitanavuwe n'umwuka ukaba wanahagarara. Iyo nanone ubwonko nabwo budakora neza habaho gutinda gusohoka kw'amazi, kutamenya igihe amazi akenewe cyangwa se adakenewe, ndetse no gukomeza kuyabika mu mubiri. Ibi nabyo bikagaragarira mu kubyimba mu maso, amaguru, amaboko no mu nda, cyangwa se kuzamuka k'umuvuduko w'amaraso. Aba barwayi bagomba gukurikiza amabwiriza akomeye y'uko banywa amazi. Bagomba kunywa amazi make kugira ngo hirindwe kwiyongera kw'amazi mu mubiri. Ibyo bibaho byo kubyimba ni ikimenyetso cy'uko umubiri urwaye utabasha gusohora amazi neza. Muri make rero twavuga ko umubiri muzima utabika amazi adakenewe, ahubwo uyasohora ukoresheje inzira zisanzwe. Rero kunywa igikombe cy'amazi ugahita wumva ushaka kwihagarika ni ibisanzwe kandi ni na byiza, byerekana ko uburyo bwo kugenzura amazi bukora neza cyane mu mubiri. Ariko iyo umuntu arwaye impyiko, umutima cyangwa umwijima, kugenzura amazi biba byaratangiye kugorana. Aho rero ni ngombwa gukurikiza amabwiriza y'abaganga ku rugero rw'amazi umuntu agomba kunywa. Mu gusoza twavuga ko niba nyuma y'isuzuma rusange ry'umubiri wawe usanze uri muzima, wanywa amazi uko ushaka kandi kenshi. Umubiri uzakora ibishoboka byose kugira ngo usohore amazi y'umurengera. Niba ariko ufite indwara nk'umutima, impyiko, umwijima ndetse n'iz'ubwonko nk'agahinda gakabije, ugomba kugenzura cyane amazi unywa ukurikije amabwiriza y'abaganga, kugira ngo wirinde ko amazi yiyongera mu mubiri bikaba byagutera ibindi bibazo. Bakunzi bacu rero, turabashimiye kuba mwakurikiranye iki kiganiro, kandi kugira ngo twite ku buzima bwacu n'abacu, mwibuke gusangiza abandi iyi video, munaduhe ibitekerezo. Mukomeze mubane natwe no mu bindi biganiro, turabakunda kandi mugire ibihe byiza.